Yes, ibihe byiza kuri mwe mwese mudukurikira umunsi ku munsi. Njye nitwa James Legend ubagezaho iyi nkuru. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubana muri My Heart Talking and Comment. Tukaba tugiye kuvuga ku rukundo rwa Jojo ndetse na Kasha. Nk'uko mubizi muri iyi nkuru, urukundo rwa Jojo na Kasha barutwereka aho uyu Kasha nyine yari yaratandukanye na Jojo afungwa, hanyuma bikaza kongera ko uyu Kasha afungurwa akajya yicisha bugufi nyuma yo gushimuta Nyambo. Uyu Kasha nyine batangiye kumubona nk'umuntu w'umugome cyane kurutaho uko yarakoze igikorwa kigayitse. Hanyuma rero yicisha bugufi, araza atangira asaba imbabazi bahanana, biza kugira ubwo asaba imbabazi Jojo, Jojo arabimukundira, biza no kugira ubwo amwinginga basubira mu rukundo. Bakimara gusubira mu rukundo rero, Kasha byabaye nk'ibintu bimuhinduyeho gatoya, akajya agaragara nk'umwana mwiza, ariko burya ingeso nyine yo ntijya ipfa ari uko nyirayo yapfuye. Ntibyakuyeho ko n'ubundi yaje kongera akagirira nabi Yannick, akamukubita ikintu mu mutwe, akaza kumara iminsi amerewe nabi, yarabaye nk'uwapfuye. Mbese muzi ko yaje kugaragara nyine ari nka muzuka nyuma y'uko yari amaze guhemukirwa n'uyu Kasha. So aba bombi rero babaye mu rukundo, barakundana, n'uyu munsi baracyakundana, ariko biza kubaho uyu Jojo yaje gukora misiyo imujyana i Dubai mu kazi akora, hanyuma ahurirayo n'umutipe mwiza cyane witwa Sankara, aramukunda cyane. Arangije kumukunda bagenda baganira gahoro gahoro, biza kugira ubwo amwinjije mu rukundo, amubwira amabanga ye, amubwira ko afite n'umukunzi ariko atamwishimira bitewe n'uko ariko bitamubuza kuba yakunda undi, hanyuma agategura uburyo ki bwo kumwikuraho no kugenda amukatira gahoro gahoro. So bibutse ko rero uyu Sankara kuza mu buzima bw'uyu Jojo ntago ari ukuvuga ngo niwe wabyitekereje gusa, ahubwo byatewe n'uyu mugabo Yannick, kuko yari yarahemukiwe n'uyu Kasha. Bwari mu buryo rero bwo kugira ngo azishyure uyu mutipe nawe amubabaze nk'uko yamubabaje, akamwicira gahunda ye y'urukundo aho yari igeze imaze kumuryohana. Hanyuma ubwo rero Jojo yatangiye kugenda kwepakwepa uyu mutipe Kasha, amukwepakwepa, amubeshyabeshya ko uyu nguyu Sankara ari mubyara we, nawe yaze yasanga bari mu rukundo nyine akipusika cyangwa se akimwararika, ntabashe Kasha kuba yasobanukirwa, ariko akagenda arimo gukekeranya gake gakeya. Biza kurangira rero uyu n'ubundi Sankara akunze Jojo bya nyabyo bitari iby'akazi yari yahawe na Yannick, gusa abibwira Yannick. Yannick aramubwira ati rero sasa nubwo wumva Jojo waramukunze utifuza kumurekana nyuma y'akazi, ariko wikururiye ikishi kubera yuko azi uyu mugabo ntuza Kasha ko ari umuntu mubi, ari umuntu utagira icyo akangwa, ari umuntu mbese w'umugome cyane. Niyo mpamvu amubwira ati wikururiye ikishi. Ibintu byahise bitera ubwoba Sankara, ariko aravuga ati kama mbaya nanjye ngomba kugenda mbigendamo gakeya, nkagerageza ngashaka uburyo ki naho namenera kugira ngo Jojo abashe gutandukana nawe, hanyuma nsindire urukundo rwanjye, dore ko Jojo n'ubundi yambwiye ko atishimira n'umutipe Kasha. Ubwo rero biraho biri rudubi, baje no gutegura ubukwe. Nyuma yabwo ubu turategereje ko ubwo bukwe buzajya kuba, hanyuma akaba aribwo misiyo yabo nyine bayisoza yo guhemukira uyu Kasha, akabona koko ibyo yagambiriye atabigezeho, hanyuma nawe akababara nk'uko yababaje abandi bari bageze mu gihe cy'uburyohe bwabo bw'urukundo. So ubwo rero guys, mumpe comment mumbwire, ari wowe wakora iki umuntu yarakugambaniye koko ugeze mu gihe cy'urukundo, hanyuma ibintu byawe bikaza gupfa. Ubwo muragenda mumpa comment mumbwire uko wowe icyo wakora. Inkuru nk'iyi rero ni wa muhungu wanjye James Legend yibagezaho 5 kuri 5. Imana y'u Rwanda ihorane namwe.